Abantu benshi batekerezaho kugira ngo umuntu agire ubwenge ari ukubera ko yabuvukanye gusa. Yego birashoboka ko umuntu ashobora kuvukana iyo mpano, ariko hari n'imyitwarire cyangwa ibikorwa umuntu ashobora gukora buri munsi bikamufasha kuba umunyabwenge, bityo nawe akaba yajya mu cyiciro cy'abanyabwenge. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze kuri 5 umuntu yakora akabishyira mu buzima bwe bwa buri munsi, bityo nawe agahinduka umunyabwenge. Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa Ernest TV World. Nk'ibisanzwe gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Ariko mbere yuko dukomeza, niba uri mushya kuri uno muyoboro, nyaboneka banza ukore subscribe. Ikintu cya mbere wakora kikakugira umunyabwenge ni ugutega amatwi kurusha kuvuga cyane. Umuntu w'umunyabwenge amenya igihe cyiza cyo kuvuga n'igihe cyiza cyo guceceka. Iyo uteze amatwi abandi ukumva ibyo bavuga, ubona amahirwe yo kumenya ibitekerezo byabo, ukamenya ibintu utaruzi, bityo bikaba byanakurinda kuvuga ibyo wagombaga kuvuga nta makuru ahagije ubifiteho. Abantu benshi bashaka kugaragara ko bazi ibintu byinshi, ariko umunyabwenge we abanza kumva agasesengura, nyuma akaba ari bwaza kuvuga nabwo igihe bikenewe. Rero niba ushaka kugaragara nk'umunyabwenge, niba wagiraga amagambo menshi, tangira uyagabanye. Cya gihe wakundaga guteza akavuyo kenshi uri nko mu itsinda ry'abantu biturutse kuvuga cyane, tangira ubigabanye, ujye ubanza utega amatwi uvuge ari uko uhawe ijambo. Ikintu cya kabiri cyakugira umunyabwenge, niba utajya gusoma ibitabo cyangwa se wumva ibiganiro bigufasha kwiyungura ubumenyi, tangira uwo mwitozo wo kujya usoma ibitabo. Niwitegereza isi benshi bibereyemo muri kino gihe, n'isi yo kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga bareba videwo cyangwa inkuru zigiye zicicikana kuri izo mbuga nkoranyambaga. Akenshi ugasanga ibyo bareba kuri izo mbuga nkoranyambaga ni ibintu byo kwinezeza by'akanya gato, atari n'ibintu byabongerera ubumenyi. Ikibabaje ni uko umuntu ashobora gufata umunsi wose, icyumweru cyose, akoresha izo mbuga nkoranyambaga muri ubwo buryo, atafite byibuze n'iminota 5 ngo abe yasoma na paji imwe y'igitabo. Ku muntu rero ushaka kuba umunyabwenge, ibyo ni amakosa. Kubera ko kudasoma ibitabo bituma ubwenge bwawe budindira. Noneho ntunagira n'ubushobozi bwo kuba wavumbura bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye bibaza mu buzima bwa buri munsi, kuko hafi ya byose biri mu bitabo. Abakire twumva bakomeye ku isi uyu munsi bakoresheje uyu mwitozo wo gusoma, bagenda bavumbura uburyo bwabafasha kugenda batera imbere. Aribwo bagendaga bafata ibyo basomye bakagenda babishyira mu bikorwa. Nawe rero nimba ubona umwanya, uwo mwanya wose ukawukoresha uri ku mbuga nkoranyambaga, fata n'akanya gatoya ujye usoma byibuze na paji imwe y'igitabo buri munsi. Gusoma ibitabo kandi nimba bitagukundiye, ushobora no kuba wakumva ibiganiro bishobora kugufasha gusobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane byagufasha guhindura ubuzima bwawe. Ikintu cya gatatu kikugira umunyabwenge kijyanirana na kiriya cya kabiri ni ukwiga ibintu bishya. Usanga abantu benshi bakora ibintu bazi gusa, bakirinda kwiga ubumenyi bushya butandukanye. Ibi bituma ubwonko budahabwa imyitozo yo guhanga udushya, bigatuma n'umuntu atabasha kuba yatera imbere. Kimwe n'uko hari abagerageza kwiga ibintu bishya ariko ntibabishyire mu bikorwa. Nk'urugero, umuntu ashobora kuba amaze nk'imyaka 2 yumva ibiganiro bishingiye ku buryo siporo ikorwamo n'akamaro kayo ku buzima bw'umuntu, ariko akaba ashobora kumara icyumweru adafashemo n'iminota 30 ngo abe yakora siporo. Ibi rero nabyo navuga ko ntacyo byafasha, kuko kunguka ubumenyi ntubukoreshe kandi ubona bishoboka, ntabwo bigushyira mu cya cyiciro cy'abanyabwenge. Gerageza wige ibintu bishya, ariko kubyiga unatera n'intambwe y'uko wagenda ubishyira mu bikorwa gake gake. Ikintu cya kane kikugira umunyabwenge ni ukwitoza gukemura ibibazo aho kubihunga. Kimwe mu bintu biranga umuntu w'umunyabwenge ni ubushobozi bwo kureba ikibazo akagitekerezaho aho guhita agira ubwoba cyangwa agashaka kugihunga. Ubwenge ntibugaragarira gusa mu kumenya ibintu byinshi, ahubwo bunagaragarira no mu buryo umuntu akoresha ibyo azi kugira ngo abone ibisubizo by'ibibazo agenda ahura nabyo. Niba uhuye n'ikibazo, ntukihutire kugihunga ako kanya, banza ugerageze kuba wagishakira umuti, wenda kibe cyakwanga gukemuka ariko wagerageje. Bisobanuye yuko uko umuntu ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye akabisesengura agamije kubibonera ibisubizo, niko ubwonko bwe burushaho kongera igipimo cy'ubwenge bwe. Ugomba kumenya ko ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ntabwo buri gihe aba ari inzitizi, ahubwo bishobora kuba ari nk'uburyo bwo kugira ngo umuntu akoreshe ubwonko bwe nawe yishakemo ibisubizo by'ibibazo agenda ahura nabyo. Urugero, hano dufate yuko ukora nka bizinesi, ariko bizinesi yawe ukabona ko umaze nk'igihe kitari gito uyikora ariko itaraguha umusaruro, wowe ukumva ko ugiye gufata umwanzuro wo guhita uyihagarika
ukayivamo. Muri icyo gihe wenda umaze uyikora nta n'ubwo wigeze unasesengura ngo urebe ikibazo kiri gutuma bizinesi yawe itaguha umusaruro. Wenda dufate yuko ikibazo cyatumye bizinesi yawe itaguha umusaruro ntabwo wigeze uyamamaza ngo abantu babe bayimenye. Icyo gihe rero iyo wamaze gusesengura ikibazo ukaba wakibonye, ntabwo byagakwiye ko wahita ufata umwanzuro wo guhita ureka bizinesi yawe, ahubwo ushaka uburyo ki ukemura cya kibazo bizinesi yawe iguha umusaruro nk'uko wabyifuzaga. Aha rero wabaye umunyabwenge kuko ubashije kuba wasuzuma ikintu kiri guteza ikibazo aho kugira ngo ugihunge. Ikintu cya gatanu ari nacyo nasorezaho mu bintu byakugira umunyabwenge ni ugukora umwitozo wa meditasiyo. Bisobanuye yuko umwitozo wa meditasiyo cyangwa kwitekerezaho ni kimwe mu bintu bifasha ubwonko bw'umuntu gutuza, gushyira intekerezo ze ku murongo no kugabanya siteresi. Abantu benshi muri kino gihe bafite siteresi bagiye baterwa n'ibintu bigiye bitandukanye nk'akazi kenshi, umuhangayiko, ibibazo umuntu ashobora guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu mwitozo wa meditasiyo rero ushobora kuwushyira muri gahunda zawe za buri munsi kugira ngo usuzume uko umunsi wagenze nk'igihe wari uri nko mu kazi, ukareba ibyo wakoze neza, ibyo utakoze neza, aho witwaye nabi, ibyakubabaje muri uwo munsi, ukaba watekereza kuri ibyo byose n'uburyo ibitagenze neza uzagenda wikosora gake gake. Si ibyo gusa kuko meditasiyo ifitiye akamaro kanini ubuzima bw'umuntu, kuko bituma umuntu yimenya kurushaho akanisobanukirwa, bityo bigatuma afata ibyemezo byiza bimufasha kugera ku ntego ze. Niba rero ushaka kuba umunyabwenge, fata umwanya nubwo yaba iminota 5 ku munsi, kuko bituma ugira ubushobozi bwo gutekereza neza mu byo ukora bya buri munsi, bikakongerera ubwenge bushobora kugufasha guhindura ubuzima. Wakoze cyane. Ikiganiro nimba wagikunze wibuke kuri subscribe, like, ukore share no kuri bagenzi bawe. Dusubire mu bindi biganiro.